Imana kuyikwepa ngo ari kwepye kandi kano gasamba no kushaba isiteri bakaraga babaro gatura ndamaze n'indi ndayo ubwo waramvuga ubwo waramvuga kubara baravuga ivuri hoze ry'cyotse inzu ndamaze ibyo birandeba nimba sambana n'umubiri wanje ntago ari uwawe kandi naho bikurikira n'ubundi batangiye kuvuvuka ndamaze kuvuvuka umubiri wanje ndamaze ukomeze kose urabona ukiri mu cyawe wisigaga itafari rimwe rya munyi ibyo nakazi kawe ibyo nakazi kawe voka turazisiga n'amaronji ntabwo byo mbizi ariko nenda kwisiga voka mu cyaro gusetsa ubundi butafata voka idahiye idahiye bahundaga itunga nka biriya nyine maze ukabigenza ute akagisya nyine gutya kasiga ubwo ni mushiki wawe nanjye niko naringiye kuvuga mushiki wawe ubwo niwe wabibonye n'ahandi wabibonye nta mushiki warabona mushiki wanjye ari uryo ubona undi sister wawe rwose kuko bakababona nta kindi wagihura n'abakobwa benshi bagukunda aba diaspora baragukunda abagore bapfushije abagabo baragukunda uranapfubura aho kugira ngo nibura ukore icyo gikundiro cyawe urapfubura yigeze kumbwira ngo imasenkani mupfubure oyes wari wapfubye se saba twibwira operation y'umuntu wo muri Kenya wari ugiye kuzaza kubana nawe ngo waramukatiye saba twibwira operation y'umuntu wo muri Kenya wari ugiye kuzaza kubana nawe ngo waramukatiye wigeze umbona nyutse bari wowe we ntukamenyere we nakuze nyamabondo ndanakwiyamya ntukagenda yes reka nongere mbasuhuze kandi mbifuriza gukomeza kugubwa neza mwese aho muri mu mpande zigiye zitandukanye diaspora Afrika n'ahandi mwese reka nongere mbaye kazi ni Epic Media TV naho ngiye mwumva nitwa Tiote ngarukanye n'ubundi n'umuntu witwa Noiji ngarukanye na Nyamabondo ndetse n'umuntu witwa Dusabe ewana muramwitegereza ko Dusabe rero natameze neza atari kubyibuha atameze fresh oya ahubwo uvuga ngo ntabwo narinzi ko burya niyo umuntu abyushye ababeraza n'amabere yaje ukuntu ubundi bere dusa dore ubu hari imana ushaka kuryoha oya bona hari ariko ibera uri kundiri simbizi wajyaga umusereza ngo nta ariko buracutse inde ntamwe mu gicuka ariko cyanyereka njye najya ngo n'urukoko ruje kunjya asa mama wawe uje gufata ibere rye mama wawe yari mukecuru oya urumva ni mama wawe twe nk'abakobwa cyangwa abagore bacu nose nagura umuntu nose buriya ko maze yakayonse uyu ntabwo aranamwonka nose ni wowe wenyine ubikora iyo mico ni iyawe n'imbere y'Imana iyo mico ni iyawe biba kwibere no gusomana nagusomye gutya ukaba kaguhaye ariko Dusabe ari gutera imbere ari gusa neza buriya abonye inkumi Dusabonye nk'ikigabo cy'ikibosi kandi amufite afite kakajwe ariko waramamaye abafatiranye ubona yakare ariko shara ko karaho mu kirese yakare cyo mwemere karambwiye turi amfatirana ati ndaje kwicara kabara itsoye ngo mbaki ngo murakaza neza ngo kuri iki niki ariko warasaze bigambugira ubusose yarabateze ntabwo mwabwikure tosose uyu mugore niba avuye muri Gikondo akaba ari muri Kinyinya ni karitsiye yemewe ubwo ari hateye imbere se arya buraturanye buraturanye ko Kinyinya iremewe ahantu hose urigeze kuma akazi ngo azirikira Kinyinya n'uganire kareka uyu niho yavuze Nyamabondo ni uba mu mwobo urinda kuzamuka mu byatsi uzamuka hari iwawe nose tubare ubugize rwo gukodesha izo nkodesha nawe none kuki nayikodesha nyine kuri agize rwo gukodesha za magana 200 uyikodesha nga irasidesa dusenge se nayikodesha nane ibamo niyo mbamo nyine irimo dusura toilette mu nzu cyane none wageze muri rweka nakazongera kunya kuburira hari akaguguzi bambye yakazara ku mashuka yakasanye wamenye babanga yari yarabikiye yaka yamenye kuri gasiraje yaravuze ati yaka yanyaraga kuburira icyo bagatse ari kuzura najya kuyisora nkagira isoni izo gifashe gutya kibeki ngo kibeki izesoni se nese niyo mabanga arabi ayo se namabanga ahubwo wowe abagabo nyarakuburi ni bangahe abagabo nyarakuburi se yanyaye kuburiri kangahe kandi niba bivuze wowe niba byivuye kuri gasiraje ntabwo bibunyura nyene nabonye ku gacano kanuza oya ka Dusabe oya gisa niba bivuye yabivuze avuga ukuntu ngo anyarakubura akanya no kuburiri anya kuburiri gakarwa no kubisohora waravuze ngo karya amavya nuka narazi je niko navuze ngo karya akora nawe nukongera Nyamabondo rero ugira isebanya nicyo mwangira oya ikintu gihari njewe rata nanakwemera nagushimira nuko ufite umukozi dore kibingo n'uwe kiwingo mwamufite umukozi yo umuntu wanjye undi gufana muri iyi mihanda ni kiwingo so n'ubukana neza ari uri
ndi gufana rwose muri inyuma yakimenga ari gutera imbere ejo mwankoze ibiki bari bagiye muri stade rero bamakuru bagezeyo yarafite amadolari kamera mayitunga ihagara neza kamera mari gutunga karame nyamara kibinga cyiza hanyuma rero twigarukire ni mwiza mwa cyangwa kibingo niwe mwiza kibinga afite tayi nziza kurusha ESPN Kiwingo imana igwa gatenga ka Kiwingo nakwigume gutya ko binyuze none se dusabe ni mu ndajya kwifuza iby'abandi nakugira icyo akunda none mwebwe ntago musa operation dusaba twibwira operation y'umuntu wo muri Kenya wari ugiye kuzaza kubana nayo ngo kawaramukatiye kandi ubwo utakimbwira amakuru nzayamenya yanyandikiye akamugira amagambo we ari barandikira abahisi n'abagenzi nagaruka nkora amagambo ari kwandikira abahisi n'abagenzi wowe wabimbwiye ahubwo se warari urumva ari nkuko agiye kugira ngo mujya guteretana yabinyujije ku bantu benshi urumva nanjye sinzi nanjye numva yaranyandikiye nkabubwira ni se uba muri Kenya ati uri serious ati ndi seriye nabubwira ntibyibuze uzakora igikorwa kiri seriye mbibone umone kuvuga ngo turaguha umukobwa wacu urumva nyuma ronza kumenya ko mwahuye musigaye muteretana ahubwo waje kumwangute ko warasaze ngo waramukatiye ari mararira namukatiye se gute yahamagaye nari bagiye hano amakuru yavuye yahamagaye pateri turi kumwe bawitonze yahamagaye pateri turi kumwe aramubwira ngo wambabariye koko ko wabingiriye mu kongera ukambwira dusanga byo nabyo nese muri gukunda hanyuma n'amagambo yanyu yo mu mihanda okay muracyakunda none yakureho kurahurushije ntago mbizi ibyo ngibyo gusa umukobwa bageze Kagugu muri karitsiye nk'iyi yego ratavugiye bageze mu cyaro ahantu bamujyanye ninde wamujyanye bamukubwa muri Valisa mujyanye Valisa mujyanye yajyanywe n'umukobwa wa wundi mwakoresha ko nta nkuragira kayigirwa ese niba mukodeshereje niba murangiye inzu ese kumurangira inzu no kuba mu nzu ese ninde wakodesheje barabana se inzu ninde wayikodesheje none se nako ni Rosine zebane kakajwe ya ni Rosine Rosine yayikodesheje kuko urabizi ko yamwegereje ntuza yamwegereje kayigirwa nyine wawe nawe yikodesheje Rosine muri hanze uhe ubwo bwavuga ngo yaramwanze se ase mwumva yuko umuntu yakwanga umuntu gutubona urumva umuntu nayikundiye umuntu aba yamukunze amafaranga abona ibyo sabira kureba yakanga umuntu sasa rero w'ikigoryi wazanye amagambo ntiyamukundaga ukagara ubugambo ese ubwenge gatakimfasha uri umusazi simbizi uramuma mujye mumureka sasa waremeye gupfukama naramuye byarabaye yemerera atano naramuciye kandi uramumama icyo yansabye ni kimwe uko twibaniye yagusabye rero sizikurune izi ngomba gutuza nkari uzi ko burangiye we tubare wenda tubare umfashije uramama murashaka iki biba ari byiza ariko iyo umfashije igihe kirekire urumva atari byiza ikigori ni ukuri kwimara se ngo be yari igihe umuntu agukunda ariko dusaravuze ngo mva ikigori igitekerezo cyawe ni iki igitekerezo cyanjye nyine ni ukukomeza tukibana urugo rwo siranye wacu batagira amafaranga inde wowe waravuze ibintu ngo byo kuduhamagara ngo mugice ibiganiro ngo muduha amafaranga ngo twatubazaga ibibazo niko gwatumye abadiasi batakitubaza kubera iki ngo mubyihore ngo ngiye nawe nshaka nimba utashaka se abandi si babaga bayashaka ariko ntabwo nabaga nyashaka wari kuvamo yaratsindaga kimwe ntabwo se bamengetse gute oya ntabwo kugwegeka muri biriya bibazo babazaga dusabe yatsindaga kimwe cyagatahiraho ahubwo nzovu niwe watahanaga menshi ntacyo rero kuba bataguhamagara bakayaha n'abandi ntacyo nibwo nabona ibyo 5 cyangwa 10 hari wandi ijana muri nyese nyamondo niba babujije uwo mu diaspora gukomeza kubafatira ivumba gituma diaspora barakana kivuga ibigambo jewe reka ndi deregiteri nimba uri deregiteri ku kigo none se cyane reka nemera ko nyamondo rero babite igihe atagiye ko batabahamagara mujye bavuga ati nyamondo ntiyaje nyine baravuga ati timu y'abanyamabondo bura birarangiye timu y'abanyamondo se ni iyi kura twakuraga nyine bahise babihagarika kurya ahita ngo timu nyamabondo ni kuri nyamondo TV sinacyo cyarasa ariko byari mu byo byari kuri Noel artiste nawe urumva nkubwire urabona rimwe na rimwe bano bayirene bamazemo igihe bamazemo imyaka 10 muri bino bintu bafite abasabi 500 cyangwa 700 cyangwa miliyoni sibyo ni ukuvuga ngo twe tumazemo umwaka umwe imyaka 2 wowe oya ubara umushinze cano numwe wabyumvishe
ni ukuvuga ngo rero cana ngeri bimaje kuba amadolari nibimaje kuba amayero 5,000 waraye uhembwa urabuzwe iki ntago je ajya turi 20 zinga nenye barahembwe bagatiti urabyumva wowe se ndahembwe urimo urabyumva abayahembwa kaza inde kuki ataza hari uwanga ijana murindi oya yakase ko yayanze ntabwo mugereranya urimo urabyumva rata je mu buzima sinzi ukuntu nteye mba numva ngiye bagomba kwikostara nkumva ko ibintu biba bigomba kumvamo wabyumvishe niyo ya mafaranga ngiye umuntu amaye ntayateganyije ntabwo ndayabika ntabwo nyakoraho nuko yabika ngavuga ati amafaranga ntakire nayapangiye reka nyashake ibyo nzayapa kuva ubu ngiye gucuruza njya kuranguramo ikazi ya byeri ese ntabwo uratangira kudepira ndatangira kuwa mbere oya nutangira no kuza twese ukaduhereza kiwingo do nta kiwingo kiwingo ndaje makira wifi y'ubuntu y'ubuntu se tuzaza kumena amazi oya twabuze internet tuzaza kumena amazi tuzaza kuyimena amazi hano nta muntu utagira akanari amafata utugurira amazeri utugurira inkoko turya ubundi twitaye ase iyo butike iri he ubundi ndabizi nakabanda hamwe ari utera uguru yaho ruguru rero kugira ngo njyewe nyine muri quartier ufitemo butike kandi mu bakire nta mukeno bamo mvaye ariko uriyemera oya harangiye usabanye mu kigo none se iranze uko nabonye ari ntoya ni wowe uzajya ukoramo ikintu cyarasaze baza biwahwanye biwahwa we makobwa ngiriyanze ngo ni ntoya sha wamujyanyeyo nyamabona arana azajya ahagarara acuruza naramwotsa nyine byaro nicyo mvuga uretse we n'uducuruza yigeze ubundi wigeze umbona nyutse bari wowe we ntukamenyere we nakubuze nyamabondo ndanakwiyamya kakajwi ntukagenda rata nabyo ntibyabura nubwo bwo kakajwi yotsuye yari bwambonye se bari kunyutsa nawe wotse site oya iyo kuko aramwotsa binagaragara wigeze umbona se wigeze umbona bakoze agapuranka ariko cyamuri ingegera ingegera bakoze agapuranka bamena n'ikirahure kagurazamo ntwari umugore ariko shaka fere si ibyo ngibyo babikure wazagire uyu nguyu nakomanya ko zagiye komanya ko se ni twabagahanga dutwaje n'imbere hasigare y'akanyamasha ubundi ikosa rimwe uragize ko nzakwimenya uranyimya se ndi ko nagafite isura icuruza inde kakajwi ikosa yakoze rimwe mu buzima no kwijyana kuri kamera kuko nagafite isura icuruza oya sigaje akora kwa mudasobwa bakamwishyura 2 oya buriya ntabwo ikibazo nuko ngo ni isura icuruza ejo bundi yari ibishyimbo yari capati sagira ibishyimbo ndababa mu bibishyimbo ndabyishyura ariko uriyemeye uriyemera nyamabondo we nanga amagambo yawe nanga ubwiyemezi bwawe ariko rero hari ibintu nanjye hari operasiyo mbona murekura nkavuga izo operasiyo zigamije iki ngo bagutereye ivi ngo bakwambitse impeta kandi mu mihanda murabizi ko bari kubavuga sibyo mwarangiza mukongeramo undi munyu kugira ngo dukomeze tubavuge musigamuherezanya ntukavuga unkoraho winkoraho yakazamukana ibisazi umugore kagarukomeje kugira ngo ngufasha yakiya yicaye inyuma yanjye iki kigurube kiba kimbaza yakiya yicaye inyuma yanjye bafite ubwari je bavugana najya kora ngo rivide riciye yakazubwa nyina gakubita umuneke uko bwarasaze dusobana noroshye ujya urisha irimo amazi urakoresha shiki cyangwa neza rwose umeze nka braderi yego Imana nziza Esther nawe uramwotsa mu bantu njya numva ariko Esther nayo n'ibihwahwanye bireba twajya mu birwara bireba Ubwo uragiye n'umugore wanjye murongora rimwe mu mwaka cyangwa rimwe mu mezi 3 urimo gutekereza imishinga ushaka gutera ntabwo urongora ntabwo cyabishobora oya nanuko cyabishobora gato oya nagenda ntabwo ari se bizamufasha umuntu witwa Esther nuko wirirwa ushinja abandi uko wirirwa ushinja abandi ngo botsa ngo kakaje ngo yotsa runaka nawe aregeye turatwone site yewe bangurikira ngiye mva kubwira mu buzima bwanjye mu miteranye ku runteye ngiye mba nishakira umuntu ushobwenge yewe barangurusha ubwenge kwibanira nta n'ibindi bintu yatubona kubera ko uriya ndamwesipira kandi ukuvuga ngo uriya ari ibintu byinshi ndeberaho ahubwo wowe ntabwo wabana n'umuntu kurusha ubwenge ikirazira ubana n'umuntu urusha ubwenge nuko ngo site nawe tubana kuko murusha ubwenge nyine Esther ni icyo oya njye ntabwo mbana nawe
have mani ariko sitabarusha ubwenge uragiye ufashe inyama uheresha abantu baraje barakoze ubakuyemo amafaranga urawatse inzugize gute tuvugisha kuri guru ari amafaranga yubakishije iriya nzu na amafaranga ubwo wari warabitse ahantu baragufunga ugarutse urongera uhita ufunguramo muri telefone muri telefone turangiza ukumva atari ibyo dusabare kuyikura ibyo byose ari cyaba kirimo nta kirimo nyine we nukaza ngo uvuge ngo ariko nuko ngo tujye tuvugisha abantu nabasanze ubaje ubundi wano ugiye kuvugura iwanyu nawe warafundura yataburura kurimo kuvugurira iwanyu njye navuguriye mu rugo zaza tumanukana mu rugo wari warize ko bagize umukuru w'umuryango ariko njye ko yarajera nyoko nawe kubera kuvuga ngo mama ngagiye kuza ngo muhuze na kaguru kazazanira urwagwa kaguru bumubaza iki ko ari umugabo wanjye bumubaza kandi ko nanamukunda uranamukunda ndanamukunda yoye nawe aragukunda nuko rero ufite ikihe kibazo icyo cyo byamaze kuza ubwenge byamaze kurangira amaze kubumenya ahubwo ikintu kizabatandukanye ni urupfu tuvuga ngo ripiza bagazaga irimo ikwetoroja nuza ambulance irimo umwe muri bo kandi abikubwiye uyu mugani bavuze ngo reka mpunge ni nkuko muri urupfu rwanzo igora kuri siteri oya ntabwo ari ibyo ni ukuri kw'Imana bazapfa urupfu rutunguranye kugira uvuye kuri zirandaye kuko bageze byuka mu gitondo bago reka tumuhoze ukuzi twumvisha inkuru ivuga ngo nzova arapfuye cyagiye tutazi ngo apfuye ate ko avuye gukora ibiganiro ariko toya hari hazo bazanywa inzoga agwe muri rigora hwere oya bazarana na Esteri cyangwa rarana oya Esteri nago baryamana cyangwa aryamana nuza na Delphine niba ari Delphine cyangwa Yvette mwumve ngo yaguye muzi kwa runaka cyangwa ryabana reka babwira rumutse nzovu yavuye ari mu rugo iwabo ageze hano hepfo ngo yumvazuze isereri asubira yajya kuryama nawe se byagenze bite ngo shanga byanze no bita numva amakuru ngo uyu nguyu uravuga ngo amukubise tarani Esteri ngo amukubise tarani urumva yatakaje imbaraga nyinshi ku buryo no kuzongera ashaka kugira ngo muri cimwe urumva biza kurangira atakaje ko byarangira amafaranga tarani n'ubundi yamusubije urabona muri uramwaka ugiye kuza dusaba ukuntu azabasa ukuntu azabameze azaba ari mu buzima bwiza rega nyimenya ko dusaba kiri muto dusaba icyambere imyaka iracyari mikeya urumva afite ningahe 70 ntiyabura 20 oya ni 40 ko bamufashe ku ngufu nuko yaba ari ni wafashe ku ngufu ariko imyaka nari nyujuje na wafashe ku ngufu ariko papa uriya mwana yakubonye umeze neza ushima Imana ntago bimubaza biramubabaza n'ubundi mugomana ubugubu ugihingira ibijumba cyane biwangegera nawe aracyabihingira se umugabo nose umugabo utaragura umwana utarageze gukora umwana ikariso azanayigo uyu niwe wemera akajya kurangura za bitoki bita kayinja se ni ari ubyumva akemera akaza akabitara agakuramo urwo akajya kurugurisha akazunguza avoka muri karitsiye none inzara ibi butare urabona izuba warabaye zihaze butare nibura urabona izuba arimo kuvanga ubu butare byose byatangiye kuma mvubo nawe uvuze ijambo nibura butare yikoreye ibishyimbo i Kigali ahubwo ngo twari 30 z'ibishyimbo ijambo yari mvuze waruvuze ngo iki nari mvuze ngo nibura yakuzamushimira ariko reka ubundi ibyo bizajya byari bakuvuga atabyara agiye kubyara kwa umwana yitirirwe yaka ntacyo Ako imbere mwavugiye iyo nda ntago igivamo. Oya, ubu no bangwa mbere mwayikuyemo. Ariko uragizo yakuvamo. Je ntago nakuramo. Ntago nakuramo imbere y'Imana. Bita kuyikwepa. Kuyikwepa. Mbere kwepye. Kandi kano gasamba no kushaba isiteri. Akaraga babaro gatura. Wandaya. Ndamaze n'indi ndayo. Ubwo waramvuga. Ubwo waramvuga kubera kubara baga ivuri hoze ry'icyo nzu. Ndamaze ibyo birandera. Nimba sambana n'umubiri wanje ntago ari uwawe kandi naho bikurya. Nubundi batangiye kuvuvuka. Ndamaze kuvuvuka umubiri wanjye ndamaze ukomeze kose urabona ukiri mu cyawe wisigaga itafari rimwe ryamunye ibyo nakazi kawe ibyo nakazi kawe voka turazisiga n'amaronji ntabwo byo byiza ariko nenda kwisiga voka mu cyaro gusetsa ubundi butafata voka idahiye idahiye bahundaga itumbi nka biriya nyine maze ukabigenza ute akagisya nyine gutya kasiga ubone mushiki wawe nanjye niko naringiye kuvuga mushiki wawe ubwo niwe wabibonye nta handi wabibonye ye nta mushiki warabona mushiki wanjye ari uryo ubona ubundi sister wawe rwose kuko ahubwo wenda ihiye niyo ngo numva ngo yongera vitamini z'umusatsi nizo ushobora kugira kandi urayishyura bakurongora
n'umwijima Mwishima se agombera iby'imyijima n'iki? Iyo muguri nuze. Yego arate yereka. Arajyana inyama yawe. Ntabwo ndya inyama. Zaguye inyama urayanga. Hari umuntu ujyanga inyama. Atwite arazihuzwa. Narazihuse. Nuko genda gwiyawe. Ndayishyura. Ko kumwitayeho cyane ra. Oya ntago iyo mbonye umuntu asabye umuntu akamwiba. Kananjye ngurira. Naye baguhi yawe nta kibazo. Yesu umva se ubwo nebyiri baguhi yawe nayo baguhi yawe ibyira byigurira. Cyangwa se mwite mugurira ibirayi. Oya batugura bihari. Ndabihari. Ugenda ushyira shaka ko akaburusheti kawe n'akadusa. N'igitoki cy'inyama kamunde karatenza. Wakagize umugore ariko ikibazo cyane uko numvise ngo iyo ufasha abakobwa batabataha. Ubu wambwira ngo uyigirirwa serereza ngo bamuze muragirira. Noheri niyo agesheje amaginga yangaya nigiye yikaragiye ku mbuga nkoranyambaga. Utari wabona umugore uri seriye ngo mubane. Ukaba umaze kugira imyaka 40. Uri kumbwira ngo bakubitsemo iki? Uvugisha ukuri. Nishake 28. Inyungu abaye umuntu cyangwa kuza ku mafaranga y'amakwezi. Oya nukwanga inyungu zo kujyana kuri kamera bakababona nta kindi. Wagihura nakobwa benshi bagukunda aba diaspora baragukunda. Abagore bapfushije abagabo baragukunda. Uranapfubura. Aho kugira ngo nibura ukora icyo gikundiro cyawe. Urapfubura yigeze kumbwira ngo imasenga nipfubura. Oh yes. Wari wapfubye se? Oya wari wapfubye. Mumbarize njye nigeze muganyira mubwire ngo narapfubye. Ahubwo ikibazo niba ugakora kakaba nta nyungu irimo. Ubwo bimeze bite? Sengani nawe nagumva ko bavuga. Ura warenga ukavuga ngo reka banyihera udufaranga nkakura wenda bahereza yaka yabisekereje reka mane hanze harano bifite stress y'umuruhuye arakubwira ati reko kwita kajana nta kintu bitwaye tusangiye byeri uyibekera cyota niwe muntu ugira umutima mwiza muri ibintu ukamugure brushete ngiye ko ayinguriye nese dusabe se nyimugure ahubwo nuko ngo ikintu mbonye ahubwo yagize cyane nuko ngo inyama reka ubwiriza uburaya ahubwo ubura reka ubwo inyama nuko ngo inyama iyo buri wese abonye umuntu kurya inyama ari undi nawe ayishaka sibyo ntabwo waba wicaranye n'umuntu nyine ntabwo waba wicaranye n'umuntu murimo hagati ngo abandi barya inyama nawe genda kwihuta ndashaka guhita nigendera ese teresa ari mu kiganiro kutayigura kiwingo se kiwingo mugurira kiwingo uzanamubaze ntabwo yaragize ikiganiro murafate kiwingo ajabana yanjye agegera murasetsa sekunda y'abacyane ndabende wangegera warebye Noheli warebye makoko warebye makoko umaze burusheti uri kumwe n'umuntu mwicanye mu kiganiro mwese muri kunga uyu nguyu yajyaga ayitunze hariya hirya uyu nguyu ayitunze hirya yibize nk'ibw'ibiri ijisho urumva ayibize nk'ibw'ibiri ijisho ayitungishije hariya hirya rese ubwabwira nawe namwe birababihiye izo umuntu urya akajya abwira undi ngo urumva ukuntu biryoshye ngo bayokeje nabi kandi ntigeze aryaho ubwo si ubusambo none mbona umwana agusabye hano mvuga ngo ntibamuha akaburushete ahubwo ibigabo biri ni ibiraya kandi n'ibisambo nuko mwe mwumva mwayikina umuntu mwumva mwayikina umuntu uyu mugore ukina mwemereye nawe asigaye azi kujera abagabo afata akakariro akamujera gutya neza ariko warasaze akahita afata akaguru akajya amubeshya akamukunda kandi yaramushizemo namushizemo gute yaka ndamukunda ijana ku ijana imbere y'abantu ariko natekereza n'umuntu yanyakurisha akajya umugore waramukunda ahubwo nicyo kintu wowe urimo guca ubunobere kugira ngo mukorane oya nta bunobere buhari oya wiki kazojya gukora nawe azabireka no kureka savuze ko tuzakora gukora nawe yavuze ngo uri ingurube ngize nzapfa yavuze ngo irangurube nukiti no kuri ko Imana bazo yungura byaranga ingurube yakase nguyu ntabyo avuze yarabivuze ibyo ngibyo ntabyo yavuze kuko nibo bamwe numvise akatukakora ku babyeyi babo ndi ingurube yaka narwangagira nicyo kintu ntago ndi ingurube bro yaka ntago abika inzika yakagira umujinya mu mutima birangiriye aho ngaho nyuma oya nikibitera ndakizi uzareka tazaza mu ndirimbo njye kunshyikiriza ubundi indirimbo yashaka kutaza niyo mpamvu wagiye indirimbo y'ikana yawe uko iberamo ibyo bashaka kuzavuga hari indirimbo yiwe wagiye ejo bundi tubona yarayize kandi ifite ibihumbi 8 kandi yakifite 50 na bingahe ntabwo yahiye ntabwo mfite indirimbo ifite 78 yanjye bwite oya 80 ahubwo na 2 none se nyifiteyo tunambe kuri Yesu hanyuma ubwo nibanga kugusapotinga oya ntabwo babyanga
ujya nabone badusabye nta kintu mutazi badusabye se n'aba bantu uko ari batatu ngiye gushyira hanze hazaba harimo Kiwingo hazaba harimo Esteri hazaba harimo Kiwingo ntago azagucika utavuze yaka n'uyu nguyu atarimo yaka natarimo Nyamabondo natarimo nibura na Nzovu nta 1010 yagiye kuki sitabigiye sawa reka tubyigo kandi nawe utarimo indirimbo akoranye na Mumararungu na Tereza sinabonye arareba gora yagize bingahe Tereza uhe Tereza wa mushuti wawe Tereza we free Tereza w'umushuti wawe Tereza uzi wakuzaniye amata wabyaye ukajya umushimagiza Tereza n'umwana mwiza agana papa yo konsura yakuzaniye amata uravuga uti nta wundi muntu kuri iyi si baveze nka Tereza wewe wa mbere wabitekereje yaje naza mwikozo sha burari umuntu azanye kamera yagiye kubona mbona araje ntanabizi mbona teretse karata amata mugeze mu Rwanda umugore ngo mujye epfo mufata amata ukabakoresha makeup bagiye uko ubari yasore ngo baze basa neza ubundi se basa nabi dusore ko ntagaraba umusirimu kumenya ku bya makeup ntago nyandise urabona ko wagira ngo we winyurira ndakwiyaga ntago ari isi uzi ko urabugize kujya wisiga cyajya gusiga makeup ukaza kubirwara cyaje hariyo mpamvu nesha magana makobwa sarwa yisiga makeup araje yisiga uri makobwa yisiga makeup zisigaga n'intuza n'agafondote agafondote ko niko mbona yaretse ariko makeup n'abanzi barabibatera ariko ukuntu ukunda hiti ushaka no guhitinga uzaba umutinganye uzahita unakira jewe n'ubundi uri we urabona bakurongora ubuntu ariko wera sumuzira siwe ndamuzi ko ari umutinganye none se najya gupfura undi umutinganye wowe uratera ukanaterwa wowe byose ubwo nababyita ngo ni tapandi go ni hybrid shakirije ngo kuri bakajagari kakakajwe uyu ngo ari kucikira ko mbona uno musi shakirije nyine kuri bakajagari neza bari kugushegera reka muri no minsi bari kugushegera ngo ijana ibaze ngo wayijana ukuntu gusambana bihenda wabyumvise ureba kujya gusambana wareba ibyo uzagira n'ibyo uzakosaba n'ibyo ubu nanjye natagiye gucuruza ukahita batarimo ifarita y'intore kandi uzabireba abantu basambana bara bafite amafaranga cyane cyane abakameramani bagira amafaranga mwebwe nibwe mugira amafaranga abakameramani bari ingegera usko yakari ejo bundi nese nemera ko Nzovu arenze usko Nzovu umugore yarongora yamuhonze nta murongo ko Nzovu yumubwiye ngo sentare ahita guhereza ese ukavuga ko wajya muri competition na Nzovu kandi nge sinajyamo Nzovu n'ukwango ni wa muntu ubundi Nzovu ukuntu ameze nk'aho umukiri ufite uruganda ni wa muntu ubwira ikibazo akacyumva urabwira ati none se uko mfite abana babiri ndagenda mbarebe gutyo gusa agahita avuga ati birumvikana agahita akora mu ikofi niba ari senkana akaziguhereza wowe rero acyajya muri 5 muri 3500 Nzovu abafite abantu ngaho buri kanya umuntu abamuhamagara ngo nshaka ibirayi ngo ngurire ikiro cy'umuceri umva Nzovu amafaranga yiwe akorera rwose ariko ibaze ko Esteri irwa avuga ari amagambo bikaza kurangira Nzovu ateretse hasi akubwa atereka nzi cyangwa Nzovu Esteri akubwira ati ongeraho 5 cyangwa 10 Nzovu agahita ugatinda agashyiraho bikarangira kisi Nzovu nta muntu nabari abicayemo ara hepfo mu nguni yagishatse yagikindura hariyo bande soko hariyo nuzagire nyine ureba ende none se uriya nabitata arabikorera n'abawugira ko gusebanya wowe ugira isebanya nicyo nkuzi ko baje kwesha agaciro yageze kuri 5 ndamaze uri kumva ntukaze ngo usebye abantu none dusobe mu cyaro ntabwo wapfa kumwemera twurubuga rwo mu cyaro musuzugura turi kwimika igikorwa cy'urukundo abantu dukorana mujye mukundana Nyamabondo tugusabye imbere ya kamera kugira urukundo babarira umuntu witwa Misho mwaratukanye byararangiye tumusabye imbabazi nawe yarazigusabye uyo nawe yaza muhaye ndasabira imbabazi kandi kukubwira mu mabarire ntabwo ari ubucumi kuko ndakuzi ukusa mu maso nakusa wowe n'ubundi gihe umukoresha kandi ngenda sabira imbabazi mu mararungu urabona mu mararungu yaraje wawe ararya ejo bundi araza avuga nabi avuze nabi yikanga yakuyemo kandi Marangu n'umwana ntago mungana wenda uriya we mu mwana ajya muri duwe nawe mwajya muri duwe mwajya muri duwe uzo umuntu ujya kuvuga ngo ibyaba inyama ngo Imana yanyeretse ariko ngo ubwenge bwawe urabutwara kandi koko wabuze ngo ujye ubana n'umuntu muhunganye ubwenge ariko abantu bose nabo mbana nabo batera imbere kuko by'uburambagizi ninde wateye imbere uyu yateye imbere
ariko hari uruhare tubyihorere cyakoze wenda atari mbere se gutamuhamagara ntiyabaho none se reka baje kumurinda ujye ugira umutima ubabarira nimba yaragusabye imbabazi mbubabarira we niyo yaravanye ku mutima wavuye epfuri uguje n'itike kujya kuza kureba ka kaguru ukaza ukamubona impamvu mubabarira kuzi impamvu nawe ni business urimo uri mu business ntabwo ari business nabo ujye tunagara ku musozi aravuga nari ikintu naributse kare muranjijisha mukwezi avuga ngo dusabe ngo ajye ahora ngo ashimira ngo yaka ngo reka manze nkubwire igitekerezo cyo kugira ngo dusabe ze kwa yaka ni ubwe wicara kigira hina wumve mastermind uri hano muba muri muravuga ngo muragira inama ngo bagira ngo tugagaceza nije mu muramara twavuganye bwa mbere kuri telefone nyine batse ubwo numvisha akajwe mbwira yaka tigegero zayishobora y'ibutare Bukebura mu gitondo yagezaho yakabaramwe ngo tuzajya ngo turashaka kujya kwipimisha ngo ariko natinye bucyahita gukocoreraho wimubeshye rero nuko ngo dusabe ni mastermind ni nko kuba ngo ngiye gushora muri nuza muri Noheli oya ngaho urabeshya oya ngaho urabeshya ese siwa nyiri igitekerezo siwa nyiri igitekerezo arabeshya aho ngaho arabeshya ngarura ibigano wagiye kwana n'abantu ari umuntu ujya kugira inama ngo kunena yaka nawe nese urumva ni wakugira inama ngo mutandukane hari ibintu urumva oya barayimugira ariko ntiyayemera nawe uyana kuvuga ngo hari igihe bigera kwivumbura hariho amagambo yakavugiye hariya kucyanya dusabe sibyuka dusabe kucyanya kwicara tubakora ikiganiro mukimara gutandukana cyagiye usanze imyenda yagitwaye ubu ko mutazongera wabyumvise ariko iyo umuntu anashwanya ababyungukiramo abageri wawe mbere abahe se kugira isebanya n'ukubera kuki ufite ubuhanga ntabwo yitwa Vanessa Kahamba naho kakajwe uvuga ngo ndayisaba ubundi mwapfuye iki ngewe Vanessa ni cano yewe impamvu ko ritwa Nyamabondo biranyitirwa ko ari ibyanjye ye ntabwo ndagiye mwapfuye iki nyine wese araragiye nose Vanessa ni irye nyine ni iryiwe nyine ziba ni iryiwe yitwa Ndayisaba Manuel nyine ni iryiwe Ndayisaba ako ni iry'umugore we nese umuntu niba ari umugore we ubwo urumva badafatanyije yego ubu ngubu we ushatse niba uzafatanyije dore umugore we n'uyu bafatanyije yakamwana oya ntabwo ari ibyo yakamwana wowe urasebanya nicyo kintu muziho kandi urasebanya nicyo kintu wowe dusabe n'imbere y'Imana buriya nuko abana tujye rimwe na rimwe tujye dufata oya wivuga kubera ko yiza kuba indaya buriya tukabishyira tambarare ariko ubu ni indaya mbi ndamaze nimba indaya buraya ndamaze yagera kuba indaya batsinda ndamaze ujya kugira ngo urebe ndamaze ariko ntiyigeze abikora ngo yerure nk'abo gihari arahandi muvuna muheto ni bitanu inese ugeze mu biziriko zibazayagora uzaperereze umurazirwa nyonga aho bitanu sindagera muri urwo rwego ujya kurenga kakakecuru uzaperereze nawe uraje umukuruka ndamaze uburenganzira bwaje atangiye gutema mushiti wese wabonye hano bitabaye gutya uranze kurya ibinini ndamaze urukumva nakubwira neza ko nasoni mugira kameze nka tashi kameze nka deshire ndamaze nimba ndi deshire bura hari umundira ubudeshire bwanjye urukumva neza zona none irwaye biterwa n'iki zona ni indwara ni ibyuririzi byasi ni indwara z'ibyuririzi toka satani umva nawe ndakwiyamye hari ureba buri muntu agira ubareshya ko ndakwiyamye yiheze nemo mumbwirire nakumbwirire ubu wimutse navuge aho yari atuye nyine yahavuye nese byaranuye ntabwo ari we ntuye Yesu yaranuye ariko bari no kubona buriya ako waraseze abantu batajya batera imbere bitewe nuko birirwa biruka mu bindi bintu by'abandi bantu uno uvuga ngo akivuga ngo aba bantu ngo ibi bintu mu mwaka ushize ukamugiranye n'ubu kuvamenya n'aya mabandi Yesu asubira inyuma ati gute reba kuryamana kuri moto aryamaneho n'uyu nguyu nakayiryamaho agiye gusambanya ariko rero imyaka yaka n'imisozi byayaka ukugusererezanya wabyumvishe n'icyaha gigize ubugenzacyaha nicyo ni icyaha ihute wakabyara wihute dore uri wese mashaka we abana none baraziranye nyabaga iwabo gere kuraga bagabize reba baguru
akakubwira icyo gihugu ni wararaye pe hari igihe ngira ribyira ubona ngahita mvuga ni igihugu cy'u Rwanda ni paradiso hari mvuga igihugu cy'u Rwanda ni paradiso kabisa wamwegereye uri kumva hanyuma nyamabu wenda yasinze ukora bizini by'ubugenza yego nsoza ari ukora bizini by'ubugenzacyaha mpita nibuka nuko ngo uramutse ushinjwa kwiba miliyoni 100 n'urugero ariko badafitiye gihamya sibyo cyangwa se bagifite wazibonye hanyuma izo miliyoni 100 ukazitsimba bakagukatira imyaka 5 cyangwa 7 yego cyangwa 10 noneho barangiza nyuma bakagufungura bikagaragara ko za miliyoni 100 wari uzifite wanazikoresheje ibikorwa runaka birashoboka ko ribu ushobora gushaka ibimenyetso yabibone kongera kagufunga oya kandi warabihaniwe ukongera ugasubiramo ntago banza wumve se nta muntu uhanirwa icyaha kabiri yahaniwe Teka ko zisubira cyaha kuko bagufunze wibye za miliyoni 100 bagufunze ko ibyo miliyoni 100 icyo gihe cyaha kiguhamye hari ko wemera cyaha ugasaba imbabazi nukuvuga ngo ushatse wavamo ugahita usereburuti mwarakoze cyane kwa muntu ushatse wavamo ukahita ujya no muri Amerika ibyo ntacyo bivuze nyabonye baramufunze bamuhanira ibyaha birimo ubusika nawe genda bagufunga baramufungura ariko ibyo byembese nyine abandi bari kubafunga yego sawa rero ngaho mureke dusoze ikiganiro mwakoze cyane abantu bakoze subscribe kuri Epic Media TV ndetse nico hagati ibisambo bibiri ndo umwami bura amatara rwikoreye reka tuzasibe ibiganiro by'ubutaha mwakoze Shatove inyuma